Yo guys, reka mbasuhuze cyane kandi mbashimire kuri mwebwe muteze amatwi Rwanda Vibes rero nk'ibisanzwe. Tuba tugarutse amakuru ya entertainment, amakuru avugwa no mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tuba dukomeje kugenda tureberamwe byinshi biba bikomeje kugenda bicaracara mu itangazamakuru ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, ku makuru y'imihanda ndetse n'andi makuru kuba akomeje kugenda agarukwaho cyane. Tuba dukomeza kugenda tuyabagezaho nk'uko twabasezereje ko tugomba kubagezaho udukuru twuje ubwenge, udukuru duca imuha hano mu Rwanda, cyane cyane rero mu makuru ya entertainment. Tuba dukomeza kugenda tuyabagezaho amakuru y'ibyamamare ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka ku muhungu wacu bamwita Rugaju Rigani. Rero akaba ari umwe mu banyamakuru b'imikino ukunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda, dore ko mu ibarura ry'umwaka ushize yaje ahigitse abandi bose bari basanzwe bahanganye, dore ko mu matora y'abantu bitoreye cyangwa se kuri social media umuntu bagiye bihitiramo ndetse nk'umuntu ukunzwe cyane ari uyu Rugaju Rigani, kandi banabigaragaje ubwo yafunguraga urubuga rwe azajya acishaho amakuru rwa YouTube channel. Mu gihe kingana n'ukwezi yaramaze kuzuza abantu bamukurikira bangana n'ibihumbi 100. Rero bakomeza kugenda bamugaragariza ko ari we number 1 hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no gusesengura cyangwa se mu bijyanye no kuvuga amakuru y'imikino neza cyane. Akaba rero ari umwe mu banyamakuru b'abahanga cyane. Ubu rero amakuru ari nuko yamaze kuba asezera kuri Radio Rwanda, kuri RBL mu rubuga rw'imikino. Rero ntabwo abantu muzongera kumwumva vuba kuko yamaze kuba asezera. Rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, tugiye kuba rero tunabasomera urwandiko twaje kuba tuvumbura nk'uko twababwiye ko tugomba kubagenera indani, tukamenyera amakuru menshi agiye atandukanye abavugwa cyane hano mu Rwanda mu makuru ya entertainment, mu banyarwanda cyangwa se mu byamamare ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Tuba dugomba kuyacukumbura tukayabageza uko yakabaye. Nibyo rero tugiye kuba tugarukaho kuri Rugaju Rigani. Mwabibonye ko nawe yari yabyitangaje cyangwa se yari yabyigaragarije. Nibyo tugiye kubanza dukomoza muri tukahita dusoma n'ubundi uru rwandiko twaje kuba tuvumbura, bisa nkaho uyu Rugaju Rigani yarwandikiye n'ubundi Barore Cleophas usanzwe uyobora RBL. Rero dore ko yamumenyeshaga ko agiye kuba yakegura. Rero gusa ntibiremezwa niba yaba yamaze kuba yemererwa kwegura, ariko uburenganzira bw'umuntu nyine burubahirizwa. Rugaju Rigani birasa nkaho agiye kuba yajya ku yindi radio. Rero turibuze kuba tubanababwira radio zakomeje kugenda zivugwa yuko Rugaju Rigani ashobora kuba agiye kuba yerekezaho, harimo nka BNB FM. Rero bivugwa ko ari ashobora kuba agiye kwerekezaho nk'uko muri kubibona kuri kuri aka video. Rero nagiye mbafatira mbereka amakomenti ubwo Rugaju Rigani yavuga ko agiye kugaruka n'ubundi mu nshingano ze nk'ibisanzwe kuri radio runaka, ariko ashyiramo utudomo ntiyavuga iyo radio. Avugira abantu rero ngo mugesinge cyangwa se mukeke iyo radio which radio station, guess which radio station agiye kuba ariho nyine. Muri rusange yari kubabaza niyo radio we agiye kujya, kuko agiye kugaruka nyine live kuri radio, ariko iyo radio murabibona ko yari yashizemo utuntu tw'uturongo tugaragaza yuko ari radio runaka, ariko uko twa dusanzwe tubizi ni Radio Rwanda yarasanzwe akoraho. Nta mpamvu yo kwirirwa abaza ati sengeye kugaruka kuri radio kandi tubizi ko yakoraga kuri Radio Rwanda. Rero nuko yamaze kuba yasezera, kandi natwe twamaze kuba tumenya ibizibitiro nk'uko muri kwibona aha ngaha. Abantu bagiye basagestinga amaradio menshi agiye atandukanye bavuga CK FM, iyo ni ya Sam Karenzi, aho Lorenzo Musangamfura nawe asigaye akorera. Akaba ari radio nayo imaze kubaka izina no mu Rwanda, dore ko n'abandi benshi bagiye bavuga ko Rugaju Rigani agiye kwerekeza kuri B&B Kigali FM, niho abantu bamushaka. Radio Rwanda, ariko Radio Rwanda nyirumva ko tayari yamaze kuba anayisezera. Uyu Rugaju Rigani rero murabizi neza ko mu minsi yashize Rugaju Rigani yari yarafunzwe, yaramazemo iminsi igiye kuba ibyumweru hafi bigera muri 3, yaragiye kumaramo ukwezi afunganwe na bagenzi be barimo nka Rikari Umutasi ndetse na Biganiro Anta n'abandi batandukanye barimo ba Jangwani ndetse n'abandi mu bacuruzi. Ubwo n'abasivile bari 20 ndetse n'abandi basirikare bagera muri 3 barimo Kapiteni Penina ndetse Kapiteni Penina Umutoni. Abo
rero bakaba bari mo bakurikiranwaho byinshi bitandukanye birimo kuba baranyereje amafaranga cyangwa se barimo gukekwaho kuba baragize uruhare mu inyerezwa ry'amafaranga cyangwa se umutungo wa Minisiteri y'Ingabo, ubwo ni Minadef. Rero mwarabikurikiye byose nta mpamvu yo kwirirwa tubigarukaho, gusa rero nyuma mwabonye ko yaje kuba barekurwa by'agateganyo kuko babonye ko ibyo bari gukurikiranwaho bo bitari kubahama cyane, rero basa nk'aho baba barekuyeho by'agateganyo. Rero niba bivuze by'agateganyo hari byinshi nyine baba bakibakurikirana nabo batarabisoza, ariko hari ibyo baba bamaze kubona ko ari abere. Rero uyu Rugajigani akaba yarasohotse anashima Imana ku buryo bukomeye cyane, ndetse anashimira abantu benshi bagiye bamufasha. Rero abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati se impamvu Rugajigani ashobora kuba yasezeye kuri RBA cyangwa se kuri radiyo Rwanda mu rubuga rw'imikino. Mwabonye ko yaje no kuba afata n'ifoto na bagenzi be, isa nk'aho ari ifoto y'urwibutso. Bagenzi be n'ubundi bari basanzwe bakorana mu rubuga rw'imikino, asa naho ari kubasezera. Impamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka yuko Rugajigani ariyo yatumye asezera radiyo Rwanda, bivugwa ko ubwo yari afunze Rugajigani RBA itigeze ngo imwitaho nk'uko byari bikwiye cyangwa se nk'uko byagakwiye. Rero niyo makuru turi gukomeza kugenda dukura mu banyarwanda nyine bagiye batandukanye bakomeje kugenda baduhereza ayo makuru. Bivugwa ko n'ibivugwa nyine bikomeje kugenda bigarukaho cyane, kuko uyu Rugajigani ubwo yari afunzwe RBA niyo yari ishinzwe kuba yamwitaho ikamumenyera buri kimwe cyose ari muri gereza nyine. Ariko amakuru ahari twakomeje kugenda dukurura nuko ahubwo Mutesi Scovia ukuriye abanyamakuru bigenzura cyangwa se RMC niwe wakomeje kugenda amwitaho cyane kurusha abandi, ndetse na Sam Karenzi. Bitandukanye rero n'ibyo RBA yakomeje kugenda imukora cyangwa se nk'uko bari bo bagakwiye kumwitaho kurusha abandi. Rero biravugwa ko rero Rugajigani aricyo cyatumye rero asezera kuri radiyo Rwanda mu rubuga rw'imikino, kuko atigeze nyine bamwereka urukundo rwa nyarwo uko yari ari muri gereza. Rero kandi ikindi biravugwa ko bagiye banarokirita cyangwa se bashaka abandi bantu basa nk'aho bakora mu mwanya we cyangwa se baza bakaziba icyuho cy'uyu musore Rugajigani. Rero byagaragaye ko rero batagize kwihangana ngo bakomeze kumukurikiranira hafi ibintu bya ngombwa. Urumva ko rero nibikomeje kugenda bivugwa mu banyarwanda, ntago bifitiwe gihamya, ariko nibikomeje nyine kugenda bitangazwa. Reka rero tuhite twigarukira n'ubundi ku ibaruwa Rugajigani, ku rwandiko rwa Rugajigani twaje kuba tuvumbura ducukumbura tukaza kuba tumenya nyine nka Rwanda Vibes, yuko Rugajigani yamaze kuba yasezera uyu Barore Cleophas usanzwe ari umuyobozi wa RBA. Rero iyi baruwa rero irimo abamenyeshejwe, harimo uyu Barore Cleophas, hakabamo nyine na Sandrina Isheja, murabizi nawe ko ari umuyobozi hano muri RBA, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagiye bamenyeshwa ndetse banamenyesha na bagenzi be, barimo abo basanzwe bakorana, barimo nka Rugangura Axel rero bakoranaga mu rubuga rw'imikino, akaba nawe nabo yamaze kuba abasezera. Rero gusa nigeze avuga aho agiye kuba yerekeje, ariko murabizi neza ko uyu musore asanzwe n'ubundi yarasoje mu ishuri byo kuba yarize ibijyanye n'ubutoza, nabyo ashobora guhita abyerekezaho, ariko agiye no kuba yerekeza kuri radiyo mu cyumweru gitaha kuva ku wa mbere. Muramwumva kuri radiyo runaka, ariko we ntiyigeze ayitangaza. We yavuze ngo mugesinge radiyo azaba ariho ubwo ku wa mbere nibwo tuzahita tunamenya radiyo agiye kuba aherereyeho, mu gihe atari kuri radiyo Rwanda. Gusa rero abantu benshi babaye ibaruwa rero, reka tunyuzemo amaso muri abo bamenyeshejwe. Rero Rugajigani rero yahise atangira agira ati arashimira radiyo Rwanda ko yamwitayeho, yamubereye umubyeyi, yamukoreye byinshi bitandukanye, mwankoreye ibyinshi, mwarandeze mumfata nk'umwana, mpuneza imbere kugeza aho ngize izina mfite aka kanya. Ni mwebwe ndikesha radiyo Rwanda ndetse na RBA muri rusange. Ndabashimira ku kazi ndetse n'ukuntu mwanyizeremo cyane, mwarakoze, kandi ndashimira uruhare rwanjye kuba nanjye nararutanze, kandi nkanabashimira ko mwakomeje kumba hafi mu bihe bikwiye ndetse n'ibihe bigoye, mu bihe byiza n'ibihe bigoye mwambaye hafi. Rero igihe cyari kigeze ngo nanjye ngire byinshi njya kwitaho, igihe cyari kigeze kugira ngo mbashe kuba nanjye nagira ibindi nitaho. Gusa ndabashimira cyane, kandi
nkunda ibikorwa mwangejejeho kandi mbafata nk'ababyeyi mwarankujije mungeza aho ngeze muri kano kanya kuko izina mfite ndikesha Radio Rwanda, izina mfite ndaribakesha muri rusange. Uwo rero ni Rugaju Igani wakomeje kwandika urwo rwandiko kuko twarubonye igice ntago twigire tumenya n'ibindi bikurikiraho, ariko urumva ko Rugaju Igani nyine yamaze kuba asezera kandi biranaca amarenga. Aha ngaha murabibona kuri iyi post yasize ku rubuga rwa Instagram, biragaragara ko Rugaju Igani nyine yamaze kuba yerekeza ku yindi radio. Rero ubwo ni ugutegereza tukamenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hano kuri Rwanda Vibes, nuko ni isoko y'amakuru rero agezweho hano mu Rwanda muri entertainment cyane cyane ndetse n'amakuru y'ibyamamare. Reka rero mbashimiye cyane kandi nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane.